turi kumwe n'abayobozi b'amatorero bamwe, apana bose, bamwe bakandagiye mu gisoro. bari mu gukandagira imbuto bateye. Ufashe imbuto wateye zari zitangiye kumera, uhazihagazemo zikandagiyemo. Ni nko gufata ibigori cyangwa ibishimbo ugakubita gukisuka cyangwa igisusa ugatereramo, zatangira kumera zangemwe zo kugondora, zitangiye kumena ubutaka gutya, ukazihagararamo ukazikandagira ukazimara. Ni nko gukura umuntu mu kabare bwaca agasanga uhaye ukora ibara, kandi uhawe urikorera harya wamubwiye ngo aze agusange. Ni gute muhaye mukandagira mu gisoro? Ufashe umuntu umubyaje agakiza bwaca ukamuhagarara mu mutwe, ukamugwaniraho, ukamufima, ukamukubita mikrofone, umuntu wabyaje agakiza. Ko murakandagira mu gisoro, kurakandagira ingemwe, kurakandagira imbuto zitangiye kumera, kandi ari wowe waziteye. Nimwitonde, iyo imbuto zihaye zimera uritonda gahoro ukagenda gahoro. Niyo umuntu agenda mu murima ibigori bihaye bimera, uzugenda gutya, uzugenda ukandagira buke gahoro kugira ngo udakandagira kwihuta. Ibigori byarakuze wagenda ubigira gutya, bifite agashara ukihuta. Naho wowe ingemwe ibintu uko biragondora, ugiye guteranyirizamo ibimasa, ngo bikandagandagane. Akazi wakoze aho ko gapfuye ubusa. Imbuto wateye konge ukazikandagira. Ko ndavugana n'umushumba bamwe, kandi si mwese, ni wowe tuvugana gusa, wowe ga ni wowe nyine. Uhaye uvogera mu murima wateye, uhatangira kumeramo ibintu. Umurima ga n'imbuto ga n'abakristo bawe bariya batoya bakiye bakura. Ni gute birababaje cyane ko turarira amarira. Birababaje cyane gutera imbuto zaba zitangira kumera, ugasubira ugatora umupanga, sina makosa, ugasukimba ukaziterera ku zuba. Wofata umuntu ukamukura mu ibara, bwaca ukamuzana mu ikanisa, aho washika ugakoreramo ibara, ugakoreramo amabara atanduka arusha aho wamukuye. Muzi ko hari abantu bamwe bazinutswe ikanisa kubera ko mwebwe ibirikorerwamo. Wakuye umuntu mu ibara, uramubwira ngo mu ibara ni habi, hano mu ibara bazagukubita, uzakomerekera, hano wohagwa, hano wogwana bakakugirira nabi. Dore wino ngujane kwa Yesu, wino ngujane mu mahoro, ahantu batazarwana, aho uzabonera amahoro, aho uzavayo ugataha wishimye uhaye useka. Yashika gutyo umushikije ukamutangira gufimana. Kuko no gukura umuntu mu ibara bwacu ugakora ibara. Mureke gukandagira imbuto mwari mumaze gutera zari zitangiye kumera. Ngwe sizihe mbuto bari abantu bose babareba, mugira ubumwe, mubu muntu umwe. Reka dusome ijambo niko ry'Imana, Bibiliya ivuga. Dusome ijambo ry'Imana, nibyakozwe n'intumwa. Reka pasiteri dusomere, nawe soma, afata igitabo 2 n'umurongo wa mbere. Turasoma 2 umurongo wa mbere, wa 2 ntuwusome kuko ntiwujuje kiritere zo gusoma uwa 2. Uwa 2 uzusoma umuntu, ndavugana nawe. Umurongo wa 2 uzusoma umuntu wujuje kiritere z'umurongo wa mbere. Izakozwe n'intumwa 2 umurongo wa mbere. Umunsi wa Pentekoste usohoye, bose bari hamwe, bose bari bateraniye hamwe. Number 1, bose bari hamwe, mu mwanya umwe. Banza wagarare, bose bari hamwe. Icyambere nico, bose bari hamwe. Umunsi wa Pentekoste usohoye, bose bari mu gitaramo nk'akijya ciwanya, mu mwanya umwe. Bari saa 9 za nimugoroba cyangwa kijya gihe muzamuteranira, bahuje umutima. Nico cyanyuma naho cyo umustar. Aha 2 ndi tuwasoma kubera umurongo wa 2. Umunsi wa Pentekoste usohoye, bari hamwe mu mwanya umwe. Bose bari hamwe kwanza, aho mu mwanya umwe, aho bahuje n'umutima, bari bahuje. Kurumvikanisa dore ibintu muri izo kanisa, ngiyo unity, niryo niryo kanisa. Bari hamwe mu mwanya umwe, bahuje n'umutima, ariko muri mu gukora ibintu bibiri mugasiga kimwe.
ko ndavugana nawe pasteur. Nimba mukora bibiri gusa mutaye mukora icya gatatu. Aho. Ko murakandagira mu mbuto. Ko murakandagira mu mbuto mwateye. Reka turebe bibiri muhaye mukora. Aho. Muri hamwe. Mu mwanya umwe. Muri hamwe ikico. Aho. Tawo kija impaka. Aho yaye muri hamwe pe. Ti muri mwikanisa rimwe se. Ti mwasohotse mwese nti muri rimwe. Ti muri mu muhano umwe. Ti muri mu muhano umwe se ho mu mwanya umwe se. Ti muri komite imwe. Ti muri korari imwe se. Ti muri mu bayumbe timu imwe ku gitabo. Kijya muzamuvuga ngo igitabo. Ti muri mu badiakoni se nti muhuje nti mugira urubuga rwanyu. Cyo ni icambe. Mu mwanya umwe. Icyakabiri ngo mu mwanya umwe. Umwanya umwe ningakuriya muzamuvuga ngo saa 9 zuzuye. Aho ngo tube duhuye. Ti muri mu guhura se saa 9. Saa 9 zuzuye muri mu gukubita ingoma kera mukaba murahuye. Amasaha mwashize muri mu kuyubahiriza pe. Ibyo bibiri muri mu kubikora. Muri mu kuvuga ngo muhurire mu gitaramo mukagihuriramo. Saa 2 dutangire service y'ikanisa. Mugahura. Kuramya ni saa 5 zuzuye. Mugahura. Muri hamwe. Muri muguhurira ku gatuti. Cyane. Saa 9 zuzuye mukaba mwahageze. Bavuga ngo saa 2 zuzuye mukaba murahageze. Muri hamwe. Mwujuje bibiri. Muri mu mwanya umwe. Okay. Ariko rero. Mwari se muhuje umutima. Ngici kintu gikenewe mu itorero ryacu rya kino gihe. Ngici kintu gikenewe mu itorero ry'iki gihe. Ni mube hamwe mu mwanya umwe muhuze n'umutima. Mwebwe muri mu kuba hamwe. Mu mwanya umwe muri akanisa yiwanyu. Ariko mudahuje umutima. Mudahuje umutima. Ikanisa ricikamo, ikanisa rirwanirwamo mu gihe ni ikimenyetso cuko gusa mwari hamwe mu mwanya umwe ariko mudahuje umutima. Abantu bahuje umutima ntiborwana. Niyo mpamvu twababwiye ngo ntimusome kuri kabiri. Kuri kabiri havuze ngo umuriri uramanuka. Wamanutse kubera bitatu. Wamanutse kubera ko bari bujuje izino condition zitatu. Ariko wowe ufite zamura ibiganza duha Imana icubahiro. Bwana sifiwe sana. Wowe ufite bibiri. Umwuka se umuriri uzafata. Umwuka uzuza muri bitatu. Umwuka waje kubera ko bari hamwe, bari mu mwanya umwe bahuje n'umutima. Ariko wowe kurashaka umwuka wera, umuriri uramanuka gute? Ufite bibiri. Ufite ibintu bibiri. Muri mu mwanya umwe mu ikanisa ryanyu. Aho. Nabiri akinde ariko mwahuje intebe gusa. Mwahuje intebe, mwahuje ibitaramo. Oye ngo twebwe ngo hani wacu. Ngo hani wacu Tennessee. Ngo kuri ngo Tennessee, ngo cangwa ngo hehe, ngo Gidurayi. Ngo ibitaramo. Ngo tugira ngo Sharomo, ngo tugira ngo Evangelico. Ngo Alliance. Kuri ngo tugira ngo je sais pas quoi. Ibyo byose muri hamwe. Cyane. Muri mu mwanya umwe. Icyo tubakomeye amashi. Ariko se umutima. Muhuje umutima, muhuje umutima. Ni muhuze umutima n'ikikanisa rikeneye. Mwebwe mwaragiye gusa muhuza indaraza. Muhuza intebe mukorera imikutano hamwe. Inyandiko ngo tuzakora iki? Imikutano yose muri mu kwihuza mukayikorera hamwe. Ariko si imitima. Imitima nayo yarahuye. Imitima nayo iri mu gukorera imikutano hamwe. Bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Ariko turi mu kuba hamwe mu mwanya umwe ariko tudahuje imitima. Umwe karakurura yishira, undi agakurura yishira. Nibyo nizo ngorane itorero rifite ubunyine. Reka tubaze buno bumwe burino cyangwa ibwayi. Ubwo bumwe hano Muri mu kuvuga ngo mufite ngo amashira hamwe. Ayo mashira hamwe murafite pe. Ayo mashira hamwe. Atazakemura imanza na akosa amashira hamwe. Aya na amashira hamwe. Bashize nyine hamwe gusa. Okay, bahuje intebe n'inyandiko. Mwashize hamwe. Birunda hamwe murahambira. Ariko se niyo ibyo mwashize hamwe ariko mutahuje imitima muza mubigwanira muza mubipfa. Nibyo muri mu gupfa. Mbere yo mwabishize hamwe ariko ntimwashira imitima hamwe. Kanga bizakunda murakubitana ibipfunsi n'ingumi. Murakubitana amavi. Ikiza gituma ibintu byose byoroha nuko imitima abantu bagakwirwa mu ikanisa ritoya. Abantu bakumvikana mu rugo mu nzu, ukumvikana n'uriya mudamu wawe grand frère. Suko ari mwiza, suko avuga neza, nuko mwahuje umutima. Bari hamwe mu mwanya umwe ariko ngo bahuje n'umutima. Ariko mana mwebwe muri mu kuba hamwe mu wakati imwe. Ariko umutima aho gareba ku mutima gahagura. Umururiya unduririya unduriye.
aya mashirahamwe yanyu aho atazakontribuwa mukunga abantu igihe bagize ibibazo ngaho we naho hari mukunga uko ifaida yayo ifaida yo kuba mwarahuje reka twanda twifashishe Sharomo cyangwa Evangelico cyangwa ari yaji wanyu mufite iryo shirahamwe iyi kibazo kibaye timuhaguruke ngo mugikemure iryo shirahamwe riba rimaziki reba nkari abaheruka gusohora save the date yo kugwana coming soon yo kurwana aho kwiyinga ryabanje basohoye ifishe cyangwa se coming soon yo kuvuga ko tugiye kugwana tuzarwana mwama muceceka gusa murayoherezanya kuri WhatsApp uri mu kwireba ugasanga yanditseho ngo many times bayoherereje inshuro nyinshi wowe none akazi ko kuba hamwe mu mwanya umwe mudahuje umutima nako nuguma kubiganira kuri WhatsApp gusa timugirira urubuga rw'abapasteri iriya coming soon tiyahageze tibwakeringa ryakurikiyo bagafimana kuko bari babibateguje mwaratabaye mwarabagendereye mwarabahuje none iryo shira hamwe ryanyu niri nyabaki ijuru riri mu gutabara ijuru riri mu kumanuka ryamara kuza umuriri waramanutse uri mu gusanga mudahuje umutima ukisubirirayo umuti umwuka wera ndazaba mu macakubiri yoza mu bintu bibiri oya uzuza muri ibi bitatu bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima nuko umuriro uraza ariko suraza gute wewe wayo ufima uraza umuriro si woza mufite ibintu bibiri gusa mudafite bitatu se ubuyobozi bw'ikanisa ntabwo butandukanye n'ubundi buyobozi bwose nimba waribeshe ko ikanisa rizariyobogwa bitandukanye nuko izindi institutions ziyoborwa tituzagukundira ikanisa rizariyobogwa na leadership rizariyobogwa n'abantu bize ni gute dutekereza ko ikanisa rikwiriye kuyobogwa ari ryo rizariyobogwa gusa n'abantu batize muze ngo yayenga umwuka ngo roho mutakatifu roho nyine ngo twarasenze mwarasenze ariko ndi mwize ariko se ufite na leadership ufite leadership se ikanisa riyobogwa na development riyobogwa n'abantu bize bajye abantu bafite uruganda rw'isukari babyigiye boyobora ikanisa neza kukurusha wowe ufite umwuka udafite leadership nibyo kubera ko umuyobozi w'uruganda azayobora abantu 5,000 bahembwa imishahara itandukanye bakora imirimo itandukanye ntibafimane ariko wowe uyoboye abanyamwuka ariko bakagwana yani aho bipfiriye ni muri leadership wagize sango no gusenga ntabwo ikibazo ari amasengesho make ya pasteur nta nubwo ari amafungo make ntabwo ari amafungo make abakristo babaza basenga ahubwo ikibazo murasengana hariya baza baja mu cumba c'amasengesho muze abo bayumbe uzuguma kuvuga ngo ntibaza bakubaha ngo naba indiscipline ngo ibi ni biki noneho ngo bavugiye ku gatuti warabegereye subana nabo mu masengesho kwajya ku karago ni uzubagira inama ubabwira ibivugirwa ku gatuti dore hano pasteur uzofate ba basore bawo bafite inyote yo gusenga kandi ko barasenga pe Imana ibaha umugisha ujane no mu masengesho ubabwire ngo ibi bizabivugirwa ku gatuti ubabwira ibyo ibibi badakwiriye gukora ku gatuti ukora isuku ku gatuti kandi uyikorera hehe iriya mu masengesho iriya baza baja kurara uzujana nabo nawe urariyo reka duhonye aba tugira inama bashumba kuri aka kantu aho timukaza mwihutira kugura kamera yo gushira mu ikanisa mutarakora isuku ku gatuti kamera ni nziza agatuti kandi nimbi kamera birasobanuye ngo international tuona ko ndi iwanyu tuhaye mba ni wanyu wa ndi mwanyu tuona ko ndi mwanyu ha undebera mwanyu tuona ko undebera mu modokari yawe ibisobanuye iki bisobanuye ngo bose babireba ndore nawe kurambona none wowe ufasha gatuti kawe ugashizeho kamera utya utaragakorera amasuku utarabwira abantu bihavugirwa n'ibitahavugirwa niyo mpamvu bari mu kunyerera ukumva umuntu avuza ijambo banzu bicaza ubabwire ngo ijambo ryihurira itameze nka neza ubabwire ngo ibindi bivugirwa aha ibindi bivugi
uzamenye ko icyo uvuga yakigiye nawe wibwire ntari abashumba bari mu kwavugira sintuza nurangiza ivyo byose aho ubone kuhazana kamera wihetereye atari uko bizagusebya ibyo wari gukora iwawe niko gufata kamera ukayizana mu wawe mu mbere akaba ari uyishima basanga amasafuriya amwe afite imziro yogeje afite imziro igikombe be hano mu nkondo ntiyameze neza yacishije hagati kubera ko wazanye kamera utarakora amasuku banza ukora amasuku ku gatuti pasiteri isuku icyo kirumvikanye kandi iyo suku turakomeje kuri bari abantu bari mu gukandagira imbuto no gukora ibidakorwa mu ikanisa ibintu byinshi bize usanga bitera intambara mu itorero pasiteri ni ukuyobora ikanisa utegerejemo amaronko icyo nicyo bari mu gutinya kuvuga ngo niho batagenda cyangwa se ngo nibyo bari mu kubeshera ikanisa ntabwo uyobora umuhamagaro naho nico bakeneye dore ikintu dukwiriye gushaka gikwiriye gutuma tuyobora ikanisa ni kubw'inyungu z'ubwami gusa nta kindi ntikigira na B na C faranga zizozamwe zibamo tizoreka kuza zozamwe Bibiliya zivuga gute aho mubanze mushaka ubwami bw'Imana munakiranuke ibindi byinshi bizoza bibakurikiye mwebwe muri mu gutangirira ku nyongezo uri mu gutangirira ngo ibindi byose muzabyongerera uri mu gutangirira kubyo muzongererwa akaba ari byo ushira imbere pasite iyo ugiye kugura inyanya mukecu aho mukecu ugura nziza ku ifaranga zikomeye wavuga ngo nyongera agatora ziga ziboze akaba kongera nka zibiri akaguha ziga zibiri none ni gute muri mu guhera kubiboze mutaragura ibisha mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo ibindi inyanya ziboze bazazibaha nyuma kandi uzagende ku iduka ry'inyanya ubwira umuntu ngo nyongera utaragura azavuga ngo ufite hakiri uzaba uri muweseriye uzaba sinzi uko uzobabaye gute ngaho nawe usubiza mushaka ubwami abari bwo apana gushaka ifaranga mu makanisa nimuyashakamwe muzayaburamwe mugwane kuko ntiyabamwe menshi iyo wakiranukiye Imana na izayiyaranja ikagukira ikakugenzereza ibigukwiriye mubanze mushaka imitima y'abantu nabo bazashaka ibibakwiriye warihararitse pasiteri ukora ibyo abandi urebera ku bandi ngo baza bagira gucya ngo runaka nawe ngo yafunguye kandi ntabwo uzawemera kuyoborwa ikanisa ntabwo riyobogwa nuko ushaka rigira uko riza riyobogwa cyane cyane bene wacu wenda uzi ko batazabayoboka ngo bayoboka gute barakuyobotse kurarebera ku bandi gusa kurashika gusa ngo naje ndafunguye urafungura gute urafungura se warayobotse se mbere mu ntarabanza akayoboka akabona gushaka kuyobora ariko uri mu gushaka kuyobora utarayobotse waraganze warasakuje uri ikigandi none uragiye ngo uyobore wasakurije abandi none kuragira ngo uzayobore bo bareke kugusakuriza we bazavuza vuvuzera bazakubita vuvuzera bagusakurize dabo kubera ko ico wifuriza ko bagukorera naho ugikorera abandi nimba wifuza ko bakumvira umvira abandi nimba ushaka ko badagusakuriza hari amakanisa ayobogwa hari amakanisa ayobogwa na ba visionnaire amakanisa ari mu bwoko bubiri hari kanisa riyobogwa na visionnaire umuntu Imana yamuhaye igitekerezo iramubwira ngo haguruka ikamuha umurongo ikamubwira ngo genda uyobore rino kanisa gutya wowe kahaguruka kagenda kabane n'indi kanisa riyobogwa na body team cyangwa baraza ariko wewe ikanisa riyobowe na baraza cyangwa riyobowe na urariyobora nk'ijyawe niyo mpamvu utari mu kurangiza umwaka ikanisa riyobogwa na team tuzi ngo ndahera hangarukira hari basperiyeri hari abandi bafata hano hari abadiyakoni nibo baza bafata bino byemezo hejuru yanje hari abandi bayobozi je ndagarukira ariko byose urabifashe byose urabiyobora uramufata ubu byose ukayifata ivyemezo ngo wowe si wowe aha ni muri baraza ikanisa ari wewe uri mu kugira ngo ikanisa ni ryawe ni wowe visionnaire arahari iryo nigi warariyoboye gucyo nyine ariko hari n'irindi kanisa riza riyobogwa na baraza byose mugende mubimenye nibyo twababwiye vya leadership ubimenye umenye ngo iyi myanzuro
ndagarukira izifatwa n'abadiyakoni nibo baza batiza umukubuzo, nibo baza bawugarura, nibo baza batiza indobo, nibo baza bamenya ngo bawugaruye, nibo baza batiza intebe, ariko wewe byose ushinzwe umukubuzo, ushinzwe senti, uri reverenti, niwe ushinzwe na senti y'umugozi wa Fred, niwe utangazo, niwe uvuga ngo umugozi wapfuye. Se uri ushinzwe ibyumi wazakora iki? Azabwaboneka nuko muza mwisakuriza ukizarira urusaku, ugafata vuvuzera ukavuza, nta muntu uzuva hanze ngo aze gusakuza, muri mu kwisakuriza, ni wowe uri mu kwikubitira ifirimbi mu matwi. Kabi gasekwa nk'akeza, akiko ni kabi. Mugende mukore ikintu bita ubumwe, bose bari hamwe, bari mu mwanya umwe, bahuje n'umutima. Mwebwe muri hamwe aho mu mwanya umwe muri ako karere k'iwanyu mutuyemo, ariko ntimwahuje umutima. Turasoje, tuganye ku musozo. Genda usome kino cyanditswe, niwumva urabyujuje, niwumva wujuje ibintu bitatu, uzosome n'umurongo wa kabiri. Ariko nimba ugihuje umutima banza ushaka ukuntu uba mu mwanya umwe, ube hamwe na bagenzi bawe, nimumara muhuza umutima, nimumara guhuza umutima, umwuka wera azabamanukira. Ariko utarakora ibyo bitatu, uzavuga ku ndimi gute udafite ibyo bintu bitatu? Uri mukwa musimbuka gusa ukumva umuntu ngo akamavuga zaruga akavuga nk'icumi, afite bibiri gusa. So wese uzuzikurahe wa zaruga uzuvuza uzikimenyetso cy'umwuka wera, uzuzivuza abantu uteneje kondisiyo zitatu. Abantu bafite turi hamwe, turi mu mwanya umwe n'abandi, ntuhuje umutima nabo, wowe uzoruga kose uzuzikurahe papa. Turi twembi, nije nawe turitonde, ziza zivahe ko ziza ziva mu bantu bari hamwe, aho zikava bari mu mwanya umwe, mukarusho bahuje umutima, ko ukabona guhaguruka kuri ruga, cyangwa ufite bibiri. Hari igihe uri mu gutega amaboko gucya, jewe yatega gucya pasiteri akayitsa, kuko ntiwamwumviye, ntuzo hamwe n'abandi, turi mu mwanya umwe nabo, tuhuje umutima nabo, ariko kuhaguruka ku gatutu ukazamuzi uzitotomora. Nayaye uri mu kuzitotomora nkambara ekuteri, wasubira kuzamura amaboko nkayamanura. Uriya mugore w'iwanyu muturanye akayitsa, uriya mukorana akayamanura. Aho bose bari hamwe mu mwanya umwe, bahuje umutima. Mwami Yesu abagirire neza kandi abiteho, abasure kandi abagenderere. Turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo, umwami w'abami. Iri jambo dusomye Kristo we, iri jambo ufasha abantu baryumve, udufasha abantu baryumve kandi baryumve nk'iryabo. Turi mu kubwiriza, muri mu kubwiriza, abavuga butumwa hirya no hino bari mu kubwiriza, aho kumva ijambo nk'iryawe ukazurisharinga ngo ngumva ngo none uko babwiye runaka. Uyu munsi twaje kuganira nawe, uyu munsi Imana kiraganira n'umutima wawe. Bose bari hamwe mu mwanya umwe, bahuje ikintu gikomeye, umutima. Ariko intambara itorero rifite ubunyine Kristo nuko abantu bari hamwe mu mwanya umwe, umutima umwe, ariko badahuje umutima. Nimuhuze umutima mu izina rya Yesu. Mugende mushira ibintu hamwe, muhuze umutima, ubwami bw'Imana bwaguke.